umukobwa yageze nk'imyaka 35 40 gutya atarashaka ubwo biba bigenze 40 habaye icya 10 cy'Uwiteka ku myaka 40 yego icya 10 cy'Imana ubwo icya 10 cy'Imana gutese ubwo ni ugukorera Imana gusa ni ugukorera Imana nyine agakora ibyo mu rusengero nyine habaye icya 10 cy'Uwiteka yego bariho abo bakobwa ya ntago nabimenya ko bariho ariko nyine ahenshi usanga bahari ibisitazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye ariko nahawe impambi bikoma mu nkokora yaba murakoze cyane nitwa Umuhoza Egidia ni mu karere ka Ngororero mfite imyaka 18 yandi umunyeshuri mfite mama gusa ya papa yarapfuye oya ntabwo muzi ya ntekereza ko yari umuntu mwiza cyane abantu benshi bagiye babimbwira cyangwa se mwumva banabivuga ati umwana wo kwa runaka papa wanyu yarameze gutya na gutya yego ni uko yakundaga gusenga cyane mu rugo turi abana 7 ndi umwana wa 6 abakobwa 3 n'abahungu 4 nari mfite imyaka 12 ubwo najyaga muri korali nkunda kuririmba cyane nkatangira kwandika nyine uturirimbo tugufiya bigenda biza nyine ndabikunda cyane nkunda ba Dorokasi Gentil Misigaro n'abandi ndabakunda cyane nabo nkunda ibintu bakora nyine nk'indirimbo baririmba ndazikunda ziramfasha cyane bambera urugero ndetse rwiza cyane indirimbo yabo nkunda yitwa Sibayali njyewe wa kera yarahindutse kubw'amaraso ye narogejwe uwarurushye yararuhutse njye wari wanduye narakeshejwe yampagurukije ku ntebe y'igisuzuguriro angenera umwanya mu byicaro by'abanyacyubahiro mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye Gorigota niho byasigaye mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye Gorigota niho byasigaye Imana yacu Sibayali Sidagani ntibeshya ingabo zayo ntizitsindwa ntizineshwa n'inyembaraga ntabwo twahura ariko ndabyifuza cyane duhuye nababwira ko mbakunda umuntu wese yakamamara ariko nyine byose biva mu gusenga iyo wasenze byose urabibona yego tonzi ndamukunda ibintu akora nawe ndabikunda cyane nkunda n'indirimbo ze njya nkunda kuziririmba ushimwe ushimwe wowe uri Imana ibereye amashimwe ushimwe ushimwe wowe uri Imana ibereye amashimwe data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe icyubahiro kibe cyawe ibihe byose ibyo uvuga byose ni ukuri imirimo yawe irabihamya nanjye ubwanjye ndi umuhamya wo kubihamya ibyo wansezeranyije warabikoze ni ukuri ushimwe 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 wowe uri Imana ibereye amashimwe nabwira abana bafite ababyeyi kubafata neza bakabubaha ndetse bakajya babumvira bagashimira n'Imana cyane ikindi nabwira abana badafite ababyeyi nabihanganisha cyane nkababwira ko
mu ijuru dufite umubyeyi ubaruta bose, bajye bamwiringira muri byose mu byo bakora. Sinshaka gukora ibyo njye nifuza, mwami nkoresha icyo wampamagariye. Sinshaka kuba uwo njyewe nifuza kuba, mwami mpindura uwo wampamagariye. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa, oya nkoresha icyo wampamagariye. Ndi muri korali y'Abadeperi yitwa Umubibyi. Ni ibintu byiza cyane, birafasha. Nk'iyo uri umwana cyangwa se umuntu wese uri muri korali biramufasha cyane. Korali yigisha, hari byinshi cyane yigisha. Gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa, oya nkoresha icyo wampamagariye. Dore ndi imbere yawe ngo unkoreshe icyo ushaka, icyo wangambiriyeho mbere ntarabaho. Ni indirimbo nkunda cyane, ni iya James na Daniela. Ni abantu nkunda cyane, ibintu bakora biramfasha bikansubizamo imbaraga. Ako ufite imyaka mike uvuze ngo bigusubizamo imbaraga, ubundi ujya ucika imbaraga cyangwa ujya uvamo imbaraga, byagenze gute? Nawe urageragezwa, ugira ibigeragezo se? Nta muntu utageragezwa. Nibihe bigeragezo nawe bikugeraho ku myaka yawe? Ibigeragezo nko kuba wagenda no mu nzira ukabahura n'ibibazo cyangwa se imbogamizi nyinshi cyane. Mu buzima tugira imbogamizi nyinshi cyane duhura nazo. Ubwo rero ucitse ibigeragezo. Yego. Mwari mu biruhuko binini cyane, ibiruhuko ngo biba bitoroshye cyane cyane ku bakobwa. Mwabyitwayemo gute? Twabyitwayemo neza cyane, nyine turasenga Imana ikaduha imbaraga zo kubigumamo neza. Ariko hari n'abandi babiguyemo, nta bana mwiganye cyangwa se uzi ibiruhuko ngo bisize ngo ari abamama ngo baratwise? Yego. Tubwire ishusho rusange y'ibi biruhuko ukurikije ko wabibonye ku bakobwa cyane cyane, byabagizeho izihe ngaruka nubwo atari bose? Abenshi nyine hari abatewe amada cyangwa se wenda bakaba banahura n'izindi mbogamizi zigatuma batanasubira ku ishuri. Weho ubona ibanga wakoresheje ari irihe ku buryo ugiye gusubira ku ishuri udatwite? Reka tunabivuge gutyo. Ibanga nakoresheje nyine ni ukwitwara neza, nkasenga, nkasaba imbaraga. Yego. Watangiye kwiyumvamo none impano yo kuririmba ryari? Turatangiye ikiganiro. Natangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba kera mfite imyaka nka 12. Nyine mbere nasengaga mu bakatolike, ariko baburo banjye ari Abadeperi, nanjye tukajya tujyana gusenga. Babanza kwinjira muri korali y'abana, babona nzi kuririmba cyane ndetse nanabikunda, njya muri korali y'abantu bakuru. Ubu uririmba muri korali y'abantu bakuru? Yego. Kuririmba kuri wowe bigufasha iki, bivuze iki? Kuririmba ni ibintu nkunda cyane, iyo ndirimbye numva nishimye, ndetse ubuzima bwanjye mba numva ari gukora umuziki. Yego. Ufite izo kuzakora umuziki ukaba umuhanzi ku giti cyawe? Yego. Ubyo biratuma tumenya niba ushobora, hari indirimbo zawe bwite yatangiye gukora? Narazanditse. Tubwire nka zimwe mu ndirimbo wanditse, nibura unaturirimbireho nko kuri imwe cyangwa ebyiri mo gake gake. Nanditse indirimbo yitwa Ndacyariho, nandika indi yitwa Amaturo, n'iyitwa Ubuhamya.
iyo ukunda cyane muri izo ariyo turirimbira. muri njye nta mbaraga mfite, umutima wanjye urananiwe, ubuzima bwanjye bwuzuye amarira, ndabona ibigeragezo by'isuka nk'imvura, nta cyizere cyo kuzagerayo mfite, ndabona ibigeragezo by'isuka nk'imvura, nta cyizere cyo kuzagerayo mfite. Iyo ni yitwa ubuhamya. kubera icyo wayihimbye gutyo? akenshi wandika indirimbo bitewe n'ibintu ubona cyangwa se n'ibikurimo. ni indirimbo nandikiye ku ishuri. byari byagenze ute? nyine ni umwana twiganaga, tukajya tujya muri refe, ariko we ntajyayo nyine, no mu kigo ntabwo bamukundaga nyine abandi banyeshuri. abandi bana iyo babona nyine nta kintu ufite se cyangwa utishoboye ntabwo bagukunda. nyine nayanditse bitewe n'ubwo buzima yari arimo, nyita ubuhamya. ushaka kugaragaza ko bizahinduka? washakaga iki? nishaka kuvuga ko nyine naho inshuti zakureka n'imiryango ikaguta, Imana itakwihorera. hanyuma reka tuvuge ku babyeyi, ku muryango. iyo babonye ibyiyumviro byawe n'intumbero yawe baragushyigikira, babifata gute? ni inzozi za buri mubyeyi kuba umwana we hari ikindi kintu yungutse cyangwa se yagezeho. nyine iyo bumva mfite impano yo kuririmba nabo birabashimisha cyane. yego. undi muhanzi ukunda hanze ninde? wo mu Rwanda? Israel Mbonyi, James na Daniela. tangira uvuga ko mu Rwanda ukundamo abahanzi runaka na runaka. mu Rwanda nkundamo couple ya James na Daniela, Israel Mbonyi, Aime Frank, Tonzi n'abandi benshi cyane. turimbira gato ku ndirimbo ya Israel Mbonyi ukunda. twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite, turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko, yabatujyanye iminyago aradutahura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe, twasaga nk'abarota ko dutashye, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, kuko twitegeraga ya migabane. tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, mu rwibutso ko yadutahuye, tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, mu rwibutso ko yadutahuye. Mpuye na Israel Mbonyi namubwira ko mukunda cyane, kandi ko ibintu akora ari byiza cyane bimfasha, kandi nkazamusengera Imana ikamuha imbaraga ikamwagura. Israel Mbonyi ntumurahura? ntabwo twari twahura. utekereza ari umuntu umeze ute? ntabwo nzi ubuzima abayemo, ariko mba numva nyine ari umuntu ushima Imana, kuko
iyo ukorera Imana ibyo ukora biba bigaragara nk'indirimbo aririmba. Yego. kuba atarashaka umugore ntabwo arashaka umugore ubwo wakubwiye ngo umubere umugore se ari ubushake bw'Imana byaba. wumva wakwitega ishema no kuba umugore wa Israel Mbonyi? ari Imana yabivuze byanshimisha cyane. itabivuze Imana itabivuze akaba ari we ubikubwira ati ngiye ndashaka ni ku byifuzo byanjye. ari nk'Imana yabivuze ikaduhuza. ubukwe bwabo bwabo. watubwiye ko uri mu ADEPR. Mu ADEPR haracyabamo amasezerano, bakunda kugira amasezerano burya cyane. ubona ari ihema mpamvu abakobwa bo mu ADEPR bakunda gushaka batinze? bajya bashaka batinze? aya ntabwo bashaka batinze, nyine ibyo Imana akubwiye iyo byasohoye biraba. kandi buri wese ategereza isezerano ryo ko risohora. umukobwa yageze nk'imyaka 35 40 gutya atarashaka, ubwo biba bigenze 40? wabaye icya cumi cy'Uwiteka. ku myaka 40? Yego. tubwire umukobwa ageze ku myaka 40 35, ubundi wowe ubona umukobwa yagakwiye gushaka imyaka myiza umukobwa yashakira muri ingahe? 25. irenze nabwo yashaka. ubundi igihe cyose umuntu yashaka. Yego. ariko ni iyihe myaka uvuga ati kabisa iyi myaka biba bigoye ko umuntu yabona umugabo nubwo biba bishoboka ko yamubona? nko ku myaka 50 ntabwo biba byoroshye ko wamubona kandi witwa ko uri umukobwa. kubera icyo uvuze se umukobwa ugeze ku myaka 35 ngo nibwo aba icya cumi cy'Imana? nka 40. Yego. icya cumi cy'Imana ubwo aba icya cumi cy'Imana gute? ubwo ni ugukorera Imana gusa? ni ugukorera Imana nyine agakora ibyo mu rusengero, nyine aba icya cumi cy'Uwiteka. Yego. bariho abo bakobwa? ntabwo nabimenya ko bariho, ariko nyine ahenshi usanga bahari. nawe wumva uzaba icya cumi cy'Uwiteka cyangwa uzakuramo akawe karenge hakiri kare? jya mfite isezerano. isezerano rimeze gute? isezerano rimeze gute? kuzashaka vuba? Yego. hanyuma turimo kugenda tunagana ku musozo ikiganiro cyacu. inzozi zawe ni izihe mu muziki? urifuza kugeraho noneho harabura iki? inzozi zanjye ni izo kuririmba kandi ndirimbira Imana n'abantu. ni izo nzozi mfite. ukabikora by'umwuga bikagutunga cyangwa ukajya uririmba gusa ku buntu? ujya nabikora nk'umwuga. ubura iki kugira ngo wumve koko aho ushaka kugera wagerayo? icyo ubura, imbogamizi? nta bushobozi mu rugo dufite buhambaye. mbonye nk'umuntu wamfasha akanshyira nko muri studio nanjye nka performinga ibintu byanjye byamfasha cyane. ni iki wabwira cyane cyane urubyiruko cyane cyane ku bigendanye n'urugo rwawe? wakunda gusenga niba warabonye bifasha? ariko yego. urubyiruko ikintu nabwira urubyiruko rudukurikiye ni uko bajya bubaha Imana, bakubaha n'abantu, kandi bagakunda gusenga cyane basaba imbaraga, kuko ntabwo biba byoroshye. Yego. ubona muri iki gihe ikintu kigoye umukobwa ari iki? ikintu kigoye muri iki gihe? ni byinshi cyane bigoye, ariko nyine muri Yesu byose biremera. iyo wasenze byose urabibona. ikigoye ni iki? kubaho, kugira ute, kwambara, ni ibiki muri ubu buzima? abakobwa dukenera ibintu byinshi cyane. hari n'uwo kubona amavuta bigora. Yego. ariko cyangwa se no kuba yabona minerivare. ugasanga biragoye cyane. ariko uravuga ngo muri Yesu biremera? biremera.